bwana Matata Yosefu, uvuze ibintu by'ingenzi cyane ndetse nagukurikiye uvuga ku yicwa ukuntu abongereza bagiye batsemba des Indiens. Nibuka ejo bundi abana bagiye hano muri Canada bagiye kureba papa, donc papa yari yexkije ku mugaragaro ibintu Kiliziya Gatolika abapadiri b'icyo gihe bakoreye abana baba autochtone bo muri ibi bihugu, abasangwa butaka bo muri iki gihugu cya Canada, barabishe babafata ku ngufu, barangije bakajya babatera inshinge zimwe zibahindura ibigoryi, kandi izo nshinge zikazabagiraho ingaruka bo n'uyu munsi baracyavuka ari debile mentale kubera iyo miti, ubwo burozi bateye abo bana n'ababyeyi. None se twebwe ziriya nkingo bateye ku ngufu wamenya niba ari inkingo? Amenya ari ibiki? Wenda ni amarozi. Wigeze ubona birukankana umuntu ku gasozi nk'ari ihene cyangwa ari itungo cyangwa ari inguge cyangwa ari inyamaswa yindi bakingira? Bakoze ibintu by'ubunyamaswa bikomeye cyane muri iki gihugu cya Canada, kandi exactement ababikoraga nabo bazungu bavaga muri ibyo bihugu. Ntugire ngo ni abazungu bo muri iki Canada cyangwa muri Amerika, no, ni abavaga i Burayi, ndetse bageze aho ngaho Abafaransa n'Abongereza barwanira hano muri iki gihugu, bahakora intambara mbi cyane yishe abantu benshi, kugeza aho bamwe batuye aha abandi batura aha ngaha, kugeza baje gusinya amasezerano nyine abahuza yo kugira ngo bumvikane bareke kurwana mu gihugu kitari icyabo. Ariko ibyo babikoze nyuma yo gutsemba abo bahasanze. Ni ibintu bitoroshye Abanyarwanda tugomba gukanurira amaso. Twari dufite agatsiko k'abavantara bahakana bamwe ngo ntitwavuye Bugande, none dore tugize n'abavantara bavuye noneho mu bihugu by'isi yose. Ubu dufite ikibazo kitoroshye Abanyarwanda dukwiriye mu bihugu binyuranye kandi bazanye imico inyuranye, ku buryo bari abantu mu Rwanda bagiye kwatera intambara zidasanzwe. Kuko Umunyarwanda azabona umuco udasanzwe, bamunyarire bamunere mu gihugu cye, intambara ahubwo Kagame aduteje hariya, kandi Kagame we azaba yararangije urwo cyangwa abo bafatanije. Murakoze cyane. Ni gushyigikira muvandimwe Sekidende. Nelson Mandela wo muri Afurika y'Epfo, burya hari ikintu yakoze, yatsinze igitego cy'umutwe abazungu, ashyiraho komisiyo verite. Yarabatunguye, yavuye muri gereza yayipanze, ya myaka ine yamaze ku perezida, yarababwiye ati njyewe ndamaraho manda imwe ariko ndasiga nkoze komisiyo verite. Yarayikoze kuva muri 1994 atorwa, 1998 avaho asezera. Yari amaze guprezanta amapaji 35,000 birimo raporo y'ukuntu abazungu bishe abirabura. Arababwira ko bagomba ubutabera babwihorera, bakavugisha ukuri, ko ukuri ariko kuzaba batura. Wabonye ukuntu yapfuye abantu bose bamwubashye ari abazungu, arabiraba. Twebwe rero umunsi twabonye abayobozi b'abanyakuri, kuko nka buriya Habyarimana wenda ashaka kugira icyo avuga ntacyo yavuze, natwe mu Rwanda icyo barwanira aba bose nk'iyi guverinoma ya Ntagara, murwanire komisiyo verite, ku buryo Abanyarwanda bazamenya uko byagenze, hasigaye biriya bitabapfu bya Kabarebe nta gaciro bizaba bigifite. Ngo narimo mvuga ni bari abantu bazaza, ntabwo bari sibo bazavamo ingabo zo kujya, ngo ntibazabura kuvamo, kuko mu kuzana bari abantu ni uburyo bwo kujya kuzana n'abacancuro, ariko abacancuro batari hano nabo bakaza bitwa ko baje muri ruriya rwego. Noneho aba bazungu nyine bakajya batanga amafaranga yo kugira ngo barihe ba bacancuro bakoresha bo kugera, kuko ubu ngubu ntibakinjira muri Kongo bajye gutoragura amabuye uko bashaka. Bagomba gushaka ukuntu bacuruza abantu n'imibiri y'abantu, bacurura Abanyarwanda, ariko ikigamijwe mbere na mbere nicyo kintu cyo kugira ngo u Rwanda barufate, Abanyarwanda babahindura abacakara, barwinjizamo abandi bantu. Ndumva Kagame akiriho yigeze ngo kuvuga, nabyumvise, ariko ntabwo ngo u Rwanda mu minsi mike ruzatuwe n'abanyamahanga. Yavuze ati u Rwanda ruzaturwa n'abanyamahanga. Hari ikintu gishoboka. Ntubona kuriya bubatse nk'ariya za iriya mijyi za Nyagatare n'ahandi mu ntuzano, ugasanga mu Rwanda ahandi hasigaye bagiye kugenda bahagurisha abo banyamahanga. Noneho abantu bahari barakennye, ba bantu bakenesheje ba gakondo bakeneshejwe
bazahinduka abacakara, ntibashobora kuzigera babyutsa umutwe ngo bajye kuba babuza amahoro abanyamahanga. Noneho ba bandi bagiye baza ari n'abarabimukira bazajya bafata akazi ku buryo abanyamahanga babarinde za mpunyu zasigaye mu cyaro zaba gakondo batwebwe. Noneho ikindi bareba kariya gatsiko gashobora kuhaguma, gashobora no kugurisha ibintu byako kakigira hariya muri Zaire, hariya aho barimo bagenda kurambagiza, bakagenda bakahigurira ibintu hariya imitungo, bakaba ariho bimukira. Za Nyagatare ziriya abantu bari bashyizemo bose bakagurisha n'abanyamahanga, bakavamo bakigendera. Hanyuma twebwe tugasigarana iki, tukabaza iki, tutagifite n'urwara rwo kugira ngo duhaguruke tuvuge ati mwa abanyamahanga mwe, kariya gatsiko